Yesu ashimwe inshuti zanjye, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Imana ishimwe rero ko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku magambo yayo ndetse tuganire ku bice twasomye uyu munsi. Twasomye igitabo cya Zekariya, twagitangiye Zekariya igice cya mbere tugeza ku gice cya gatatu. Dusoma ndetse no mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 11. Imana ishimwe kubw'amagambo meza yaduhaye kandi ni amagambo afite icyo atubwira mu gihe nk'iki ngiki. Reka tuganire cyane cyane ku ijambo turi buzirikane uyu munsi. Twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cyaho cya gatatu, nicyo turi butindeho kuko ni amagambo meza nabonye, ni amagambo atwereka uko Imana ijya ivugira abantu bayo, uburyo kumenywa n'Imana ari ibanga rikomeye. Imana ishimwe cyane. Numvishije ntekereje kuri iri jambo rivuga ngo kumenywa n'Imana ni ibanga rikomeye. Iri banga Dawidi arigendana imyaka myinshi kubera yuko Imana yari imuzi, ndetse agera ubwo rimwicaza ibwami kubera yuko Imana yari imuzi. Rero amagambo twasomye muri igitabo cy'umuhanuzi Zekariya bavuze ku muntu witwa Yosuwa. Yosuwa uyu nguyu yari umutambyi. Muri Bibiliya batubwiramo ba Yosuwa benshi, ariko Yosuwa hano batubwiye mu gitabo cya Zekariya ni Yosuwa mwene Yosadaki, nawe ngo wari umutambyi. Ahangaha rero uyu nguyu Yosuwa yakoreye Imana mu gihe cyari kigoye, mu gihe cy'ubuhunzi, ubwoko bw'Imana bwari mu butayu. Igitabo ariyo gitabo twahawe kandi ari bwo buryo butuyobora muri ubu buzima minsi yose. Ikintu mva nakwifuriza nanjye nifuriza nuko twakuzura gukiranuka imbere y'Imana, kandi tugatunga imitima itarimo ubutaka bubi, itarimo amahwa, kandi irimo ubutaka busa neza, kugira ngo imbuto ijambo ry'Imana ibashe gukura, tukirinda mu byo tureba, mu byo twumva, mu byo twitaho byose, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe cyanduza iyo mbuto kigatuma idakura. Imana idufashe cyane. Irindi jambo numva nifuje kubasangiza ni ijambo rivuga ngo kuko ngo ari 17 baravuga ko ari nta cyishwe kitazagaragara cyangwa cyekwe mu bwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Imana ishimwe cyane. ngo nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahaba kandi udafite azakora icyo yibwira ko yari afite. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana yavuze ngo hari byinshi umuntu ashobora gushyira mu mwanya we, ibyo umuntu ashobora kureba, ibyo umuntu ashobora kumva, ibyo umuntu gushyira mu gihe cyiwe, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo nta kintu na kimwe gihishwe kitazagaragara, ngo cyangwa icyakora mu bwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Imana idufashe cyane. Cyangwa uyu munsi none ibintu byose dukora, ubuzima bwacu bwose tubamo, tukagendera mu mucyo, ku ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nta kintu na kimwe kitari mu mucyo cyahishwe kitazajya mu mucyo. Imana idufashe cyane. Ikintu cyose kitagaragara uyu munsi cyari ikintu kizagaragara. Rero nabifuriza bene ndatarangiye niyifuriza yuko dukora ibikwiriye, dukora ibibereye imbere y'amaso y'Imana, ko ikintu cyose kidashyirwa imbere yayo nk'icyambaye ubusa. Imana idufashe cyane. Irindi jambo numvaga nifuza ko dusangira ni ijambo rivuga ukuntu ngo abigishwa ba Yesu baratinye, kuko bagiye mu bwato ngo babone umuyaga ubabanye benshi mwinshi, ngo ariko Yesu ngo abyutse ngo acyaha umuyaga, ngo arawutegeka ngo umuyaga urahagarara. Imana idufashe cyane. Biri kongeka twereka umugabo ngo ari urwaje umwana, ngo ariko Yesu ngo yamara kubona Yesu ngo akizera, ngo akizera yuko ngo agiye kumukiza. Umugabo witwa Yayiro ngo yigize yuko Yesu yamukiriza umwana, kandi nubwo abantu bari bakeka ko umukobwa wa Yayiro yapfuye, ngo Yesu yaramuzuye. Imana idufashe cyane. Biri kongera twereka umugore ngo wari umaze imyaka 12 mu mugongo, ngo afata umwanzuro wo gukora kuri Yesu arakira. Imana idufashe cyane. Ikintu rero numva nabifuriza nanjye nifuriza uyu mwanya nuko tugira kwizera muri Kristo, tugira kumwiringira kandi tukabiharanira kugira ngo tubashe kugera kure. Imana idufashe cyane. Yaba kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, yaba gusoma ijambo ryiwe kugira ngo rituyoborere ubuzima bwacu bwose, aribwo butegekwe n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose bidusaba yuko twimwizera, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nta bundi buryo bwo kwakira Kristo atari ukumwizera.
Imana idufashe cyane tumwizera kandi dutunganye imitima yacu, yaba ibyo tureba, yaba ibyo tuvuga, yaba ibyo dukora, ubuzima bwose tubamo ubuzima bufitiye buhaye Imana umwanya kugira ngo iziture muri twebwe, iziganzire muri twebwe, izitegeke muri twebwe muri byose dukora, ubuzima bwacu bwose ubuzima bunezeza Uwiteka muri byose tugerageza gukora muri iyi si. Nibyo nabasangiza kandi tukibuka yuko nta kintu na kimwe kiri mu bwihisho kitazajya ku mugaragaro. Imana idufashe cyane. Shalom shalom. umuntu wanjye nubwo yagwa, umuriro w'umwuka wera niwongera kumugeraho azongera byuke. Imana ishimwe cyane. Bene data, nagira ngo mbabwire yuko kumenywa n'Imana n'ibanga rikomeye. Birashoboka yuko hari ibyo wanyuzemo ukabona ugakakara cyangwa se ubugingo bwawe bukahononekarira, ukumva imyenda yawe iriho ibizinga, ukumva nturi mwiza imbere y'Imana, ukumva ntumeze neza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo umuriro w'umwuka wera ubasha kukugeraho, ukongera ukakubyutsa, ukongera ukaka, ugasubirana impano zawe, ukongera ugakorera Imana. Imana nishimwe cyane. Bene data rero, nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko Yesu yatsindiye isoko ryo kutuvuganira. Aratuvuganira hose, niyo tudahari aratuvuganira, niyo tudakiranuka aratuvuganira, niyo twakoze icyaha aratuvuganira, kuko ntabwo yakwemera kuduhomba, ahubwo iteka ahora anezezwa nuko tugaruka tukongera tukamukorera. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero umuntu uwo ari wese wumva yaracitse intege, yumvaga ari kure y'Imana, yongere yumve yuko Imana ari inyembabazi, Imana ituvugira, Imana idufata nk'ubwoko bukomeye, ntabwo yakwemera kudutakaza ngo itureke gutyo gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wanjye ngo naho yagwa ngo ntabwo azarambarara, ngo ahubwo azongera byuke, ngo umuriro wanjye numugeraho azongera yake, ahinduke umukozi wanjye. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo bene data rero, umuntu uwo ari we wese yumvaga ko imyenda y'ubutambyi yamusaziyeho, birashoboka ko hari ibintu byinshi byo mu butayu byaba byaratumye umwambaro w'ubutambyi ugusaziraho, cyangwa se bigatuma umwambaro wawe ubona kuriho ibizinga. Ariko Uwiteka Imana ni Imana ishobora byose, ni Imana igira imbabazi, ni Imana itagira ku muntu wayo. Naho wagwa ntabwo warambarara, ahubwo Imana yakongera kukubyutsa ikagukoresha. Ijambo ry'Imana twasomye muri Luka ibice 11 umurongo wa 13 hatubwiye ngo, none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umuntu umwuka wera aba wumusabye. Imana ishimwe cyane. Dusaba umwuka wera w'Imana yongera tugereho, aducane twake, tumere nk'akariya gati k'umushimu Yosuwa yagereranyije n'umushimu ukuwe mu muriro, urokotse umuriro, ariko wakongera gucanwa ukaka ukagurumana. Imana ishimwe rero ko natwe nubwo tujya tugira intege nke tukajya kure y'Imana, ariko haba hariho ibyiringiro by'uko umuriro w'umwuka wera nutugeraho tuzongera tukaka tugakorera Imana ikatwishimira, kuko ntabwo ijya yemera kutureka. Inyuma ukomeje muri iki gice cya 3 ngo Yesu waravuze ngo ni mu muzanira umwambaro mwiza, umwambaro w'ubutambyi, umwambaro mwiza mu mwambike, kubera yuko Imana yamukuyeho ibizinga yari afite, imusimburira umwambaro mwiza. Nibyo rero nagira ngo bene data babwire ngo duharanire kwambara uyu mwambaro mwiza, kuko Imana yiteguye kuwutwambika. Nibyo mbasabira kandi nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro ya Kristo nakomeze kubana namwe. Shalom shalom.